yabahishe isura igihe kirekire ariko ntabwo yagombaga kuyihisha ibihe byose. Ashatse ifoto nziza none si iyi ni mbi oya ntabwo igaragara nuko uyu mukobwa yingwasa urabona uyasamenye uwatora koko urumva wa mugani w'abantu ngo bayanyoye iki hano yarashomeje kanyangura umugi pe mute bantu baje musharing live. Godfather ntabwo agaragara, Godfather ntabwo ajya yiyerekana, Godfather ntabwo uboneka. Uyu ni aha ni he? Uyu ni so, ndabaza uyu ni so. muzi ko hari saga zimaze iminsi Yago gushinja ba Godfather ntagaragara ntagera gute mwamenya ibindi. Uyu munsi muri iyi minsi uyu munsi n'ejo muri no minsi Godfather nuko yamaze kujya habona isura ye nari narakubwiye ngo iki bari barambwiye kwazwi nubwo bigaragara hari icyumweru cyari cyashira nta kirashira. Oya mukuru rero biratinda ariko oya ariko Godfather kuba yigaragaje ni igitutu cyabayago nta kuntu yagufite platform ingana kuri ufite audience ingana kuri yawe yo kuvuga ikintu ngo gikora. Rega buriya Yago uretse ko nyine hari ukuntu umuntu apfuwamo umuyobozi abantu ntibabimenye yagashobora kuba yari umutegetsi aho yabaga hose. None te niba ashobora kubwira umuntu ngo Godfather uri kumva ngo gute ufata ugashushanya abantu batakuzi ukajya ubateranya gusa bavuga amatiku kuri platform zawe nka TikTok ugasanga nyine ahantu ngaho ari kugenda agira n'umwanya muremure ayirirwa nicyo kimutunze ni nacyo kimugabura. Yago noneho nk'umuyobozi ngewe mutamuterana n'isari nubwo ari mu gihugu cya Uganda ahita azategeka ngo wowe ntabwo uzwi. Undi nawe kuri pressure nyinshi igitutu cy'abafana koko basanze ari byo aza yigaragaza isura ye bayibonye ariko basanze ari umuntu uri aho ngaho nta gashya. Ndaza kubashyiraho kano kavido. Oreya Godfather ikintu na kuba atamuzi afite isura imeze nka kwa kundi umuntu iyo ari kunywa akanyanga ayisomeza icyuma ukuntu aba areba unywa akanyanga ayisomeza icyuma. Godfather ewana cyakora Yago wabyanga wabyemera Yago agaragaje urwego rwiwe. Yago niba afite ubushobozi bwo kuba yagutitiza abati ngenda gukeneye akahita azayiga none isura ye sha Godfather cyakora pe yashashajyana byose zizahabu twabonaga thumbnail cyase background y'ifoto wabaga watambitse tukabona nyine ni ibintu biraho ngana n'ibikaze nta nibirenze ugasanga nyine ni wa muntu uza agateza umwiryane batamuzi kuko ariko aho bamumenye ngire ngo na platform ze zatangiye kujya hasi. Amafaranga yawe agaciro kawe. Nanone turongera tubashuje mwese mukurikirana Possible TV aho tubageze ibiganiro bigiye bitandukanye cyane cyane ikiganiro byumvute. Uyu mwanya twari turi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye ndetse murasanzwe bamenyereye kuri kamera buri munsi baratuganira mu biganiro bigiye bitandukanye. Rero tubaha ikaze mugubwe neza wowe uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda tubaha ikaze kandi tukubwira ngo ukomeze ugubwe neza. Reka dutangiye tubakira abo twatumiye kugira ngo baze batuganirire. Umuhereza bimeze gute? Neza ariko ko manano bari ko ari karunga bya karungu na karungu cyane kahungu ko ari karungu byagenze gute karungu nayo rwose uretse uko nyiri umuntu cyangwa uracutse ikirere ahantu kijyanye bikaba ngombwa ko umuntu aba atujemo gakeya ariko nyine kuba ntuje hari abadatuje hari ababagurukiye iki n'iki nyine ntabwo ibintu biba byoroshye nawe urabizi cyangwa impeshyi yabaye impeshyi izuba riba ryakucaye impeshyi cyane urebye impeshyi nyine n'amazi y'iki gihe urumva ni ibibazo ubwo niba ushobora kuva mu rugo noze nagera ku muhanda ngasanga nahindutse umweru wavuye mu manegeka ukajya ahantu hasobanutse ko ari nk'ibyo byose zana amafaranga se ko ari nk'amaraso wari utayagira oya icyo turushanwa ni amazeru y'inyuma ariko amafaranga aba ahari ushobora kugira miliyoni 100 njye mfite ifaranga rimwe icyo ubu ndusha ni ayo mazeru y'inyuma kijyanye n'amafaranga nkagira ngo ngiye muri ibi bihe umwanzi amafaranga yabaye umwanzi wanjye
ntabwo nticyafata. Yego. Niyo mpamvu rero nyine nayo manegeka agomba gutuza. Abavandimwe abarundi bavuga ngo umuntu ayiba gutunga yatubyeho mu rugo igihe uzayibona. ntaratumba Uwo mugani ngo iki? Ngo umuntu ayiba gutunga yatumbye niko abavandimwe abarundi bavuga. Nta kundi tuzaba tubireba. Yes. Buri shodo bimeze gute se? ngewe buri shwadi bimeze neza Mbona freshare nyinshi mwana. ariko narakubwiye ni ndi umusirimu w'ibihe byose Ameze neza dore Umva, Amafaranga muhereza yabuze urafite. umva rero uvuze ku mafaranga ukora hasi nyine Cyabyo no. Musane bwa bugugu bwanyu. Umva nyine. Avuze ku mafaranga akora amera nk'ukoze hasi anyibutse ibuye ndagira ngo ntonga Utonga. uretse mbivuge neza nshize amanga ndeba no muri jisho rya kamera neza gutya ndagira ngo nsezeranye nta nubwo ari ukubasezeranya ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye kuri Possible TV n'ahandi hose muzatubona aho uzabona iyi sura yanjye uzibuke ko navuze ngo mbwira wowe uri kundeba muri aka kanya ntuzandeba ikindi gihe indwara ibaho mbi ibabaza roho n'umutima n'umubiri indwara ya mbere ni ubukene kutagira amafaranga ubwo nicyo nshaka kuvuga niba udafite amafaranga ndababaye ufite indwara isumba izindi kuri iyi si ahubwo ni nacyo cyaha mbona cyakabaye kiza ku mwanya wa mbere umuntu udafite amafaranga uretse gato mbivuge mbabaye urumva umuntu uzapfa atagize ku mafaranga ubwo ndi kuvuga ya mafaranga yagufasha mu buzima akakugirira umumaro akaguha iby'ibanze bazi umuntu uzapfa adatunze ku mafaranga azaba apfanye icyaha ubu aka kanya mfuye sinazabona ijuru ibyo by'ijuru simbi ariko wirengagije ko amafaranga twamaze kubona ko umuntu wese nta muntu utagira amafaranga nyine nanjye nasobanuye ngo niba utava ahangaha ngo ujye hariya mu mujyi ubona ipantaro nziza uyigure kandi uyigure wumva mu mutwe bitakugoye uyigure wishimye unataha wishimye erega ushobora no kuyigura ariko ukayigura uri guhigima kubera iki uri kubona iyo uyiguze hari ibindi wakabaye uyakoza kandi urayikeneye ariko n'amafaranga wari uyakeneye ariko niba udafite ubushobozi bwo kuba wagera hariya mu mujyi ngo ubona wenda urugero nk'agapantaro ukagure wishimye uzanakambare wishimye icyo gihe ntabwo ya mafaranga turi kuvuga ubwo buzima uri kuvuga ariko se ariko menya nta nubwo ndi kuvuga ibya mirenge ariko wimutse wagiye nko muri Amerika cyangwa mu Burayi kuko nubwo atari muri Afurika nawe ndi kumva wagiye muri Afurika gute ushatse kuvuga iki Afurika umuntu agira ikintu yifuza cyose akakibona sibaho ntabwo mvuze byose navuze iby'ibanze utamyumva buri muntu agiye kujya kugura imyenda aba yanariye nese mvuze imyenda ko mvuze basi na kenda nyine nimba uribona iyo pantaro ukayigura ubwo rero niba utaragira ubwo bushobozi ngewe ntanzeho urugero uri umunyacyaha bagufunga uretse n'uwabyikoreye unapfuye umeze gutya waba upfanye icyaha nimba ari ibyo rero reka bongera amagereza ariko harananditse ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana nino rero ngaho bongera amagereza rero none se nimba nanjye bari buhereho ubwo nawe baguhereho ubwo fugizo ntabwo ukurikiye reka nkubwire ni uko mbivuga mu gaseko urumva ni uko ndi kubivuga mu gaseko ariko kubaho nta mafaranga ufite mu mufuka ikofi birababaza ariko gukena si icyaha ni icyaha gukena si ingenzi kuko umuntu yitwa umukire kuko hari akennye agakira ubyibuke none se ubugira ngo nzitwa umukire kubera iki kubera ko nari ntakira umva kubaho nta mafaranga ufite noneho by'umwihariko muri Kigali oya ntawe utayafite ahubwo hari umuntu wavuze ngo igishoro gishya kinaniza ubwonko ahubwo kugira make kuko amafaranga ntawe utayagira utayagira se waba i Kigali wenda biragoye gusobanura ayo make ayo ariyo n'umubare wayo ariko niba urya bikugoye warya rimwe warya muri Afurika ndahamya ko abantu barenga 80% barya bibagoye dore niyo mpamvu rero batanatera imbere igihe cyose uzabyuka uvuga ngo
ndarya gute utekereza ibiryo ngo ndarya gute, ugitekereza ibyo kurya uburyo wabibonamo. izindi product Ndabivuga ndeba no muri kamera neza, uri kuyireba uri kundeba neza. yego Igihe cyose urya wabanje hano ku mvugo zo ku mihanda tubyita ngo kurya kuri mana mfasha, ngo ese ukabyuka ukavuga ngo ugatekereza ngo ese uyu munsi ndarya. Urumva nibinakubaho biraba ari ibintu bitunguranye. Ubwo buzima Imana isumba byose yaremye abantu bayo ibukiza abashomeri bose. Ndabibasabiye nanjye nisabira. yego irashoboye. Reka twigarukire, twari turi muri ubwo buzima, abantu mushaka amafaranga nk'abayataye ariko muyashake neza. Nigeze kuvuga ariko naje gusanga nyine naratanze igitekerezo kitari cyiza cyeya cyane. Shaka amafaranga nuyabura ushaka icyatuma upfa vuba. Narayashatse ndayabura ariko njyewe narize gutaragishaka ndadekaraye nyine abantu ndadekaraye. Ewa niba warayabuze si ikibazo cyawe, urayabona. Amafaranga urayategereza cyeka wapfuye. Ariko ongera utekereze kwa kaka, tekereza ubuzima uba wumva wabamo ufite amafaranga nubwo urimo utayafite. Urabona iyo ntera irimo. ariko ikibazo ahubwo reka ntikorera agasiroga duhita twikomereza ibyacu, sibyo? Reka nikorera agasiroga. Agasiroga ngiye numva nazana ku kijyanye n'amafaranga, karagira kati amafaranga yawe agaciro kawe. Ni ibyo ngibyo, niyo siroga. Amafaranga yawe agaciro kawe, buri icyubahiro tuguha ni amafaranga kingana n'uburyo ikofi yawe ingana. none se uko munyubaha cyane David. None se urabona utaduteretse mu bizuru bya kabiri urayafite nyine. ahubwo nyewe bane cyaba igihumbi cyangwa bikaba miliyoni. ariko gahunda iri kugura make ndagura uturo ariko nyamara Fugizo none amenya ari serious. Fugizo none nabona ko ashobora kuba ari serious. Nibwo bwa mbere mubonye ngewe ari kuri no look agaragara. Abantu bumve neza iyi siro. Abantu bumve neza iyi siro. Amafaranga yawe agaciro kawe. Seto. Yego. Okay, reka twigarukire. Ngira ngo hari turagarutse nyuma y'iminsi dusa nkaho tutari kuboneka neza ariko twagarutse. Amasaha 48 yarashize se kuri office. Bashobora kubashiza hari. Ejo nahuye n'ikintuza n'igishuko. Urumva kandi bya bindi nyine icyo umugabo yizeye atari cyarari. Yego. Yes, nagira ngo rero tuvuge ku bintu tumaze iminsi turi kuvuga. Muzi ko hari saga zimaze iminsi Yago gushinja bagudufada ntagaragara ntagera gute mwamenya ibindi. Uyu munsi muri iyi minsi uyu munsi n'ejo muri no minsi ngo dufada no kwamaze kujya habona isura ye nari narakubwiye ngo iki bari barambwiye kwazwi nubwo bigaragara hari icyumweru cyari cyashira nta kirashira. Oya mukuru rero biratinda ariko ariko Godfather kuba yigaragaje ni igitutu cyabayago. Nta kuntu yagufite platform ingana kuri ufite audience ingana kuri yabura kuvuga ikintu gukora. Rega burayago uretse ko nyine hari ukuntu umuntu apfuwamo umuyobozi abantu ntibabimenye. Yagashaka kuba yari umutegetsi aho yabaga hose. None se niba ashobora kubwira umuntu ngo Godfather uri kumva ngo gute ufata ugashushanya abantu batakoze ukajya ubateranya gusa bavuga amatiku kuri platform zawe nka TikTok ugasanga nyine ahantu ngaho ari kugenda agira n'umwanya muremure ayirirwa nicyo kimutunze ni nacyo kimugaburira. Yago noneho nk'umuyobozi ngewe mite mukuterana n'isari nubwo ari mu gihugu cya Uganda ahita azategeka ngo wowe ntabwo uzwi. Undi nawe kuri pressure nyinshi igitutu cy'abafana koko basanze ari byo aza yigaragaza isura ye bayibonye ariko basanze umuntu uri aho ngaho nta gashya. Ndaza kubashyiraho kano kavido. Oya abantu baje musharing live. Godfather ntabwo agaragara, Godfather ntabwo ajya yiyerekana, Godfather ntabwo uboneka. Uyu ni aha nihe? Uyu ni so. Ndabaza uyu ni so. Oreya Godfather ikintu kuba atamuzi afite isura imeze nka kwa kundi
umuntu iyo ari kunywa kanyanga ayisomeza icyuma ukuntu aba areba. Unywa kanyanga uyisomeza icyuma. Godfather ewana cyakora yago wabyanga wabyemera yago agaragaje urwego rwiwe. Yago niba afite ubushobozi bwo kuba yagutitiza bati nge ndagukeneye akahita aza yiga none isura ye sha Godfather cyakora pe yashashagirana byose zizahabu twabonaga thumbnail cyangwa se background y'ifoto wabaga watambitse tukabona nyine ni ibintu biraho ngana n'ibikaze nta nibirenze ugasanga nyine ni wa muntu uza agateza umwiryane batamuzi kuko ariko aho bamumenye ngire ngo na platform ze zatangiye kujya hasi bitewe n'uburyo nyine hacuruzaga. Erega njya mbwira abantu ngo wabeshya umuntu cyangwa ukabeshya abantu igihe kirekire ariko ntabwo wababeshya cyangwa ngo ubeshye umuntu ibihe byose. Yego kuriya kuba yari yarajijishije wenda twe twari dusanzwe tumuzi ariko kuba atari bamuzi yababeshye yabahishe isura igihe kirekire ariko ntabwo yagombaga kuyihisha ibihe byose. urugero ni nka kabwa si nka kabwa se sihisha akaza akigaragaza cyane rwose. bari abantu si ubundi birabyo ntibiri mu bigize icyaha cyangwa nuko atari mu Rwanda. birana byo bigize icyaha. None se ntiwemerewe gushinga agacano kawe bitewe n'aho ugashingiye aho ariho hose ukajya ushyiraho thumbnail ugakoresha amajwi gusa. Ntabwo ari itegeko kugaragaza isura yawe kuri YouTube cyangwa ku mbuga nkoranyambaga zawe. YouTube ubundi yemera ko na audio byose bikora nta kibazo. Ushaka wakoresha ama audio. Godfather nk'uko njye nimereye uri kumva nta hantu dutaniye fesi ndanamurusha ndetse ni umuntu ufite oya ikibazo ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo tube ngura muto cyangwa hari umuruta oya ahubwo ikintu yaremwemwe abantu nicyo cyatunguye wenda bamubonye ko batari bamuzi kuko bari bazi ko Godfather murabyumva ariko Godfather bo bamufashe nk'iryo zina ntabwo bazi ko ari umuntu umeze nka usanzwe. niyo mpamvu rero bamwe batunguwe ariko yise akazina na keza da gakanga yago yamwise kirihahira Godfather macho y'inda Godfather ariko ibintu byose abantu bakora burya bari amaco y'inda da ubwo abantu ni abahanga yago rwose cyane mudasi akabwira Godfather urebye fame afite audience afite ni nini pe ako nawe urwego rwo barubonye ese barasagiye gusubira inyuma nk'akabwa oya nta birenze niyo mpamvu ngiye mbabwira tujye twitangirira kuri social media tugaragara abantu batuzi uburyo twatangiye babe babuzi tugende tuzamuka babibona nitutanazamuka nabwo babe babibona buryo umuntu mutazahura mu nzira na biriya bintu byo gukora kwa kundi umuntu yishyiraho filter cyane nkunda kubibona abakobwa kuri TikTok kuri TikTok biteye nyine makeup ira filter ikesha uruhu cyane mushobora guhura mu nzira ntumumenye ubundi abantu bose muhuye urumva bakoresha za TikTok bira rero mba mbona atari byiza wakabaye ugaragaza niba ufite n'igeri ku jisho tukakibona tukakikumenyeraho yego twazahurira no mu nzira ntabona koko ari wowe nyine ikibazo abantu bagira umuco wo kwigaragaza wo kwigira uko batari bira rero ni bibi gusa ikigaragara nuko Godfather uyu munsi wa none imbuga zose abanyamakuru bose abakonti creator bose barimo baravuga Godfather nkaho hari kidasanzwe y'akazi ubwo atari ubwabamare ariko ntari kidasanzwe Godfather ubundi bayakoze ahubwo buriya nuko wenda yago yaje agatwika kuri ariko nta kidasanzwe yagarega ni nk'umuyobozi isirakubwiye ko wasanga aho yabaga ari umuyobozi niba afite kuza akagushyiraho igitutu sibyo se ukaba wakigaragaza wari umaze nk'imyaka barase yamaze nk'imyaka 6 atigaragaza Godfather aho yabwo se wari umuzi nta wari umuzi dore nyine abenshi ntibamuzi kubera uburyo yakiriyatinze ibintu bye uko yabiremyemo uko yiremye mbega nuko ariko nge nyine nta kundi nyine ya Godfather naze nyine nawe bamumenye nk'akabwa ariko yari yaje yambaye maska iriya video wayirebye neza yari yambaye mask ituruka aha ikaza igafata
nyine Master, biriya dore ni amabura akindi. fesi yagaragaraga akahita aza confirmation. ariko Ariko hari n'abanyabwenge nigeze kumva banariza ngo bishoboke ko ari umuntu wundi yateretseho ngo amutwike kuko Godfather abenshi bavuze ko isura ye idasamaje cyane, yarebye umuntu umufasha mu buryo bwo kwigaragaza mu maso y'abanyarwanda, agafata ngo undi muntu akajya inyuma ya kamera akavuga nyine tukajya twumva ijwi undi akikaragamo. ariko nahoze ndi kugenda ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, Yego. iriya sura isa nkaho iri guhura n'amafoto yandi yari ahari asanzwe ya kera. barimo barabihuza bagasanga niko bimeze. Gusa nyine abantu benshi baba babonye icyo kuvuga, ngo se ngo ndabona nywa ikibiryo ibintu nk'ibyo. Turaza kwereka abantu badukurikira, turaza kubashyiraho akavidewo baze kukareba nabo batere comment, batere comment. Ariko ikigaragara cyo nababwira ngo mureke twigaragaze ko turi babandi, nibyo byiza. Nitunahurira mu nzira ubone ko ari njye koko, jewe nateretse umubebe wande wari usanzwe uzi wakuriye umuntu ngo aba ari umusani bamuzi imihanda. Nateretse umukobwa ye warambona ari icyamamara, ari mwiza cyane, twakunde binyuza mu mafirita bishya muri za snap sinzana, twahuriye ngo Kabusunzu ngo sinzana inyumiriye papa ni umuntu uraho rwose cyane. Wande wanyeretse mu mujyi ngo mugiye guhura, cyagiye tugiye mu mujyi ni wa wundi Rishadi gandebera, ariko dore muri kamera yabisha mese cyakora ibintu by'amafirita yewe icyamamaye no kumesa, ahubwo murye neza mutazivuza mujye muri dushe mukarabe, n'ubundi mushaka gusa neza. ariko gusa neza ntabwo bituruka muri dushe gusa, oya, gusa neza biterwa n'ibyo urya, kuko twebwe gutya tugaragara dusa n'ibyo turya, turi umusaruro w'ibyo twariye cyane. niba utunzwe n'ibijumba cyane uzagira isura y'ibijumba, niba utunzwe n'ibirayi uzagira isura y'abantu barya ibirayi. Mbese twe dusa n'ibyo turya n'ubuzima twaciyemo. Yego. Iyi ni Possible TV 12, ikiganiro ni cya kindi tubagezaho buri munsi. Twari turi kumwe na Burishwade ndetse na Muhereza. Sinzi, reka mbahereze amasegonda mujye icyo mbwira abanyarwanda duclosinge. Ikintu ngiye nabwira abanyarwanda dukurikiye Possible TV 12, niho hantu nyine usanga abantu biteretse bakababwira amakuru ya nyayo. Waba ushaka ko tubaga nabwo tukamukubagira neza, nta kundi. Icyambere tukamushishimura, genda bakunda cyane. Rero nkanjye nka Burishwade, iryo zina ryo ryonyine urumva ko riratinyitse, ni izina ry'igitinyiro. Ariko ntimuzajye muhura nanjye mu nzira ngo muhabuke ngo nuko nababwiye ko ngo mfite izina ritinyitse, oya, ahubwo muryite abana banyu bose mutwite n'abo muzatwita. Ikindi kandi muturebe, mutwishimire, mutange comment. Ciao ciao. Mwakoze. Ni nyuma ya kamera ni mu Justin, mukomeze mugubwe neza naho ubutaha.